Muraho neza, ni umukobwa wanyu Keza Teriski. Aha akaba ari muri Rwanda Real Estate, umuryango mugari ubafasha kubona amazu meza cyane. Ushaka kugura inzu, ushaka gukodesha inzu, nta handi hantu ushobora gusanga amazu meza uretse muri Rwanda Real Estate. Cyane rero ku mbuga nkoranyambaga zacu, YouTube channel yitwa Rwanda Real Estate, Instagram ni Rwanda Real Estate ndetse na TikTok. Iyi nzu rero tuje kwereka ahangaha iherereye Kibagabaga kuri kaburimbo, neza kuri kaburimbo. Inzu nziza cyane, inzu nshyashya icyuzura, ifite ibyumba 4, dushe 4, salo nziza cyane, ifite amabariko, ifite inzugi nziza, igikoni cyiza. Ureke nze mbatembereza iyi nzu hamwe na Rwanda Real Estate, ureke dutembera neza. Nkuko rero nari maze kubibabwira ko ngiye kubatembereza iyi nzu. Aha ni kuri gate, murabona ko ifite igipangu cyiza kigezweho, usunika utiriwe ujya guterura cyangwa ibindi bintu ntazi, murabizi. Iyi nzu mwayibonye iherereye kuri kaburimbo. Muze rero mbatembereze. Tukinjira hano uhera muri parikingi nini yisanzuye, yashobora kujyamo imodoka enye cyangwa 5. Iyi parikingi irisanzuye, murabireba hano hari umwanya ushobora guteramo utujaride nk'uko mubibona, ukiyongeramo izindi ndabo zawe, cyangwa ukaba wahaterekana n'amavaze. Iyi nzu, oh my goodness, ni inzu nziza nshyashya. Murabibona ni inzu igizwe n'ibirahure gusa. Murabona ko ubwabyo ukirebera hanze uhita ubibona ko iyi nzu ari nini kandi ifite ubwiza bw'akataraboneka. Ninza kubwira amafaranga ntuze kuyagiraho ikibazo, kuko ubwiza bw'iyi nzu burayikwiye pe. Iyi nzu ni nziza cyane, ni nziza cyane. Tukiva rero muri parikingi tugiye kwinjira kuri salo, ariko hano hari akabariko muri kukareba. Reka rero mbatembereze mu nzu mo imbere. Noneho murabona ko tuvuye hanze, parikingi nini, igipangu cyiza, inzu iherereye kuri kaburimbo. Mbibutsa yuko turi kumwe na Rwanda Real Estate, muze mbatembereze mu nzu. Ko rero muri kubibona, salo nayo ifite inzugi nziza cyane zigezweho, za nzu zinjiza urumuri ruri naturel, urumuri rwo hanze rukinjira, utarinze kujya gukora ibindi bintu byinshi. Iyi nzu ikaba ifite amatara meza, ifite spotlight nziza. Iyi nzu ifite stand TV nini ahantu hisanzuye. Mbona ko hari design nziza cyane, aho ushobora kuhashyira televiziyo, aho ushobora kuhashyira indabo, ushobora kuhashyira amafoto, ushobora kuhashyira ibintu byinshi bitandukanye bitewe na dekorasiyo ushobora gukorera hano hantu mu gihe waba umaze kugura iyi nzu. N'ahangaha kandi nawe ushobora kuhatereka akavaze gatoya kakajyamo ururabo. Ni ukuvuga ngo iyi nzu ni nziza. Spotlight, urumuri rwiza, ushobora guhindura amabara y'amatara bitewe n'urumuri ushaka wowe, bitewe na mood urimo. Murabizi ko amatara nayo adufasha kuruhuka neza mu gihe inzu ifite amatara meza. Wabona niwe ugashyiramo urumuri ruke, waba se ushaka kubona ugashyiramo urumuri rwinshi. Inzu ifite amatara meza cyane. Reka mbereke rero salle à manger. Murabona ko ahangaha naho dufite igikuta cyiza cyane. Mbere yuko winjira muri salle à manger, ntabwo ari ahantu uhita ngo winjire ukubonye uko nguko. Iyi ngiyi ni salle à manger, ariko mbere ko ujya muri salle à manger ubanza ugakata hano mu igikoni kinini pe. Igikoni kinini. Abamama ni ukuri mubwire abagabo banyu ati iriya nzu turayisabwa, kugira ngo mujye mubona uko muteka mwisanzuye. Apana ahantu utereka icyaha ugatereka ikindi aha ukabona ibintu birabyigana. Ifite igikoni cyisanzuye. Ahangaha ni ahantu hajya cuisiniere. Ifite ububati bwiza cyane bugezweho, muri kubibona. Oh my god, iyi nzu ni nziza cyane. Uri kubireba, aha ni ahantu ushobora kubika ibintu, aha ni ahantu wakogereza amasahane. Amazi hano aza neza, muri kubireba. Uyu ni umuryango usohoka hanze. Hakaba hari ikigega, ntago amazi yagenda ngo mugure uburyo mukoresha. Aha hakaba ari aho gushyira firigo waba ufite uko ingana kose yakwirwamo ahangaha. Tukiri aho rero tuhita dukomeza. Hano hari n'ububati bwo hasi, utekereza muri kugenda mubureba. Tugisohoka mu gikoni cyacu rero, twinjira hano muri salle à manger. Iyi salle à manger nayo muri kubireba, ni salle à manger nini. Waba ufite intebe z'imyanya 6, intebe z'imyanya 8, ubona ko ni salle à manger yisanzuye. Salle à manger nini, ameza yose waba ufite yakwirwamo ahangaha.
Mbere rero yuko dukomeza ngiye kubereka mu byumba, ariko tukiri hano hasi mbere ko tuzamuka esikariye hari icyumba kimwe kiri hano hasi. Reka rero mba aricyo mbaheraho mbereka mu gihe twazamuka, mbereke n'ibindi byumba bitatu biri hejuru kuko hasi hari icyumba kimwe. Rwanda Real Estate igufasha kubona inzu nziza cyane, yaba ariyo kugura yaba ariyo gukodesha. Kora subscribe nimugende mureke dukomezanye gutemberana iyi nzu. Nk'uko nabibabwiye rero, iyi nzu igizwe n'ibyumba 4, kimwe kiherereye hasi ibindi biri hejuru uzamutse ama esikariye. Iki cyumba duhereyeho rero ni icyo hasi, uba ukiva muri salo. Ukiva muri salo uhita ubona dushe nini nziza ifite ibikoresho bigezweho muri kubireba. Ikaba ari dushe isanzuye abantu bari muri salo bashobora gukoresha, cyangwa se umuntu uri muri kino cyumba. Ukiva muri dushe kandi utuza hano muri iki cyumba kinini cyiza. Oh my god, inzugi nziza, inzugi zigizwe n'urubaho rwa muvura. So iyi nzu rero, iki cyumba nk'uko muri kubireba hano, hajya igitanda gifiteho amatara hejuru ushobora gucanira ahangaha, cyangwa se ukaba ari naho uzimiriza. Urabibona hejuru ko mu gihe itara ryo hejuru ryaka ushobora gukora iki, gucana cyangwa ukarizimiriza ahangaha. N'utu rero dutara two hejuru natwo ushobora kuducana cyangwa se ukatuzimiriza ahangaha. Urabona ko duhindura n'amabara, uri kubireba ko duhindura amabara. Iki cyumba kikaba kigizwe na garde-robe nini kandi nziza y'umweru. Bireba aha hantu ni ahantu hamanika imyenda, urabibona ifite garde-robe nziza. Ikaba ifite idirishya naryo rigezweho slidinga, uri kubireba. Ukaba rero waba ureba hano muri parikingi cyangwa uri kureba mu mujyi, hariya mu mujyi. Iki cyumba nacyo gifite view nziza, muri kubyirebera. Muri kubireba ko hariya ureba mu mujyi, ufata view yo mu mujyi neza. So muze rero mbatembereze n'ibindi byumba byo hejuru. Rwanda Real Estate hano ibazaniye rero ibyumba byo hejuru. Tugiye gutembera ibyumba byo hejuru, ariko mbere ko tujya hejuru kaduhere hano hasi, aho ushobora kuba uvuye hanze ukaba wahasiga inkweto zanduye. Umuntu yashaka guhanagura inkweto akaba ariho yazisiga. So aya ma esikariye yacu rero murabizi ko mu gihe iyi nzu ushobora kugurwa n'umuntu ufite famiye, basanga yenda abana baraza bakaba banyuramo hano. Ifite ibirahure byiza, uri kubireba bikomeye, ifite ibirahure bikomeye. So ntabwo ari za nzu usanga wagura ejo ikaguteza n'ibibazo. Aha turi kuzamuka twerekeza mu byumba uko muri kubibona. Iyi nzu ifite itara ryiza hano ku ruhande, ikagira ibirahure hano hepfo, uri kubyirebera namwe, bibasha kwinjiza urumuri hano kuri esikariye ari ku manywa. Aha rero tukigera hano hejuru tugiye kwinjira muri bya byumba byacu bitatu, ndetse na dushe 3, ndetse na bariko. Ikaze rero mu byumba byacu by'iyi nzu iherereye Kibagabaga. Nk'uko rero muri kubireba tuhagaze muri korodori. Iyi korodori ihuje ibyumba bitatu, aha hari kimwe, aha hari ikindi, ahangaha hari icyumba cya principal. Reka rero duhere kuri iki ngiki tugitemberane. Nk'uko muri kubibona ukinjira ahangaha naho hari amatara ashobora kuba ari hejuru y'igitanda, uri kubyibonera. Aya matara nayo wahindura uko ushaka ukazimya, nk'uko muri kubyibonera. Naho hakaba hafite kandi idirishya ryiza ushobora guslidinga rinini. Hakaba hari garde-robe nziza nini cyane. Ikaba ifite kandi bariko nk'uko muri kubyibonera, naho ushobora kuba wifitiye iriya view, muri kubireba. Ikaba ifite na dushe yayo. Iki cyumba gifite dushe yacyo nayo nziza cyane. Ukiva rero muri kino cyumba cyo hejuru, ubwo tumaze kureba ibyumba 2, ngiye kubereka icyumba cya gatatu. Iki kikaba ari icyumba cya kabiri tugiye kureba cyo hejuru. Ahangaha rero ukinjira harimo dushe nziza cyane yisanzuye. Nk'uko muri kubibona, iyi dushe ifite imiryango igezweho
muri kubireba ifite imiryango igezweho, ifite amarobine yo kuba wakoga meza nayo agezweho. Ntabwo ari bya bindi woga amazi agatarukira ahangaha, uroga ujyamo koga ugafunga ahangaha ugasohoka ugafungura. Ifite mirwari nziza, amazi hano araza neza muri kubireba. Reka rero mbatembereze no muri kino cyumba cya gatatu. Icyumba rero nacyo ni cyiza, gifite view. Iki cyumba gifite view nziza cyane uko muri kubireba. Ziriya nyubako zo mu mujyi wa Kigali ndatekereza muri kuzibona. Iki cyumba gifite view nziza cyane, cyangwa se na bariko. Gifite bariko, hano ushaka kuhatera udutebe ukicarira hano hanze. Ni bariko nini cyane, waba wirebera muri parikingi, waba uri kureba hariya hakurya, naho hose wafata view ushaka, cyangwa ugafata view yo mu mujyi ukareba muri parikingi, ukareba ahantu hose. Gifite rero na garderobe, ndetse nacyo gifite udutara twiza cyane. Gifite udutara twiza natwo ushobora guhindura uko ubonye, cyangwa wow, look at this, oh my god, I like this house for real. Okay, so ufite na garderobe rero, nta bya bintu ugura inzu warangiza ukajya no kurwana no kugura n'ibikoresho ngo garderobe ngo iki. Ahangaha garderobe uyisangamo, kandi garderobe nziza igezweho. Hello, umeze neza? Wanda ariyo estate? Oh my god, ifite amazu meza cyane. Ubu rero tugiye kubinjiza muri principal room, cyangwa se master bedroom. Niho hantu tugiye gutemberera. Are you ready? Muze tujye gutemberana icyumba cya principal. Kuku. So master bedroom yacu rero ihera ahangaha, ugafungura umuryango mwiza cyane. Ahangaha murabona ko hari umwanya uhagije, ushobora kuba wahashyira akagarderobe k'inkweto uko muri kubireba. Ushobora kuhashyira akagarderobe k'inkweto, cyangwa se ukahashyira akandi kantu. Urabona hari n'amaprize, ushobora kuhashyira akantu se k'aka office gatoya. Ushobora rero kuhashyira akantu k'akagarderobe gatoya gashobora kujyamo inkweto, cyangwa se ukahashyira aka office gatoya. Murabona ko hari n'amaprize. So warangiza rero yenda mu gihe wabashyize aka office, cyangwa se umaze gukuramo inkweto wahashyize akantu akaetajeri karimo inkweto, utawinjirira hano mu cyumba. Icyumba cyiza cyane, icyumba kinini. Oh my god, iki cyumba ni kinini, ni cyiza nk'uko muri kubireba. Igitanda cyajya ahangaha, aha naho urazimya amatara uko ubishaka. Iki cyumba ni kinini, igitanda cya 2x2 cyangwa 3x nimba kibaho, I don't know. Hano hari garderobe nziza cyane uko muri kubyibonera. Iyi garderobe ifite na miruwari uko muri kubireba. Ifite miruwari ahangaha ushobora kwirebamo umaze kwambara, umaze cyangwa se ubyutse, murabibona. Ushobora kuhatereka ama makeup, umumama cyangwa se waba uri umupapa ukahatereka amasaha. Mubibona ko ifite ama etajeri meza cyane. Murabibona ni garderobe nini, ibintu byaribyo byose waba ufite. Iyi garderobe ni nini cyokoze, ni nini pe. Ifite garderobe nini cyane hejuru. Iki cyumba rero gifite imiryango myiza cyane nk'uko muri kubibona, kikagira ifite imiryango minini myiza, kikagira bariko. Oh my god, wow. Akayaga karinjira neza cyane. Akayaga kari kuza neza wicariye ahangaha. Ushobora kuba uri kwiruhukira, wabyukiye ku gakofi bakakuzaniye mu cyumba, nta hantu uri guhurira n'ibibazo by'isi. Hano naho hafite amatara meza cyane kuri iyi bariko. Iyi bariko ni iki cyumba cyo muri main room, ni cyiza cyane, mwagiye mubibona. So rero ndagira ngo bibutse ikintu kimwe. Iyi nzu nk'uko namwe mumaze kuyibona, ubwiza bwayo, inzugi ifite, amagarderobe. Iyi nzu koko we wayigura ku mafaranga angahe? Ni 350,000,000 yonyine.
iyi nzu ikaba kandi atari ibyo gusa, naho ushobora kuhazenguruka ukaza. Murabona ko ifite bariko ahantu hatandukanye ko twabibabwiye. Iyi nzu iherereye kuri kaburimbo, ni ahantu rwose utazahura n'ibitaka, utazahura n'iki. So rero ndi kubabwira iyi nzu ubwiza ifite. Tukiri aho ngaho rero, inzu yacu mukurikije ubwiza mwagiye muyibonana, inzu koko murabona mwayigura ngahe. Aha ngaha rero ni muri dushe, ifite dushe nziza yisanzuye, muri kubireba, dushe nini. Wow, mva iyi dushe ni nini pe, ni nini menya wakiniramo n'umupira ni nini cyane. Ikaba ifite miruwari zigezweho, muri kubireba, yaka urumuri, ushobora gutacinga itara rikazima, ugatacinga urumuri, muri kubibona. Ifite amazi, ibintu byose hano birakora neza cyane. So mumbabarire bitewe n'ubwiza mwagiye mubonana iyi nzu, mutubwire muri comment section, haba kuri YouTube ndetse no kuri Instagram ndetse na TikTok, iyi nzu wayigura ngahe, mutubwire muri comment section. Ariko rero reka ngewe nze mbabwire igiciro cyayo ku mafaranga make cyane. Inshuti bakunzi bacu rero, twafatanyije kureba iyi video y'iyi nzu ya Kibagabaga iherereye ku muhanda, hamwe na Rwanda Real Estate, niyo iri kugezaho inzu nk'izi ngizi nziza nshyashya kandi ziri ku giciro cyo hasi. Iyi nzu nk'uko nabibabwiye igizwe n'ibyumba 4, dushe enye, ifite amabarika atandukanye, ifite igikoni kinini, ifite salon and salle à manger, ifite parking nini y'imodoka enye. So iyi nzu rero iri ku mafaranga $350,000, ukaba wabasha gutwara iyi nzu. Wayikunze? Ukeneye kugirana ibiganiro natwe cyangwa se na ba nyir'inzu? Twandikire cyangwa se muduhamagare kuri iyi nimero. Watwandikira kuri YouTube muri comment section, watwandikira kuri Instagram muri comment section, watwandikira no kuri iyi nimero. Kandi tubibutsa mujye mukora subscribe kugira ngo mu gihe bapostinze inzu nk'izi ngizi nziza, ubu wa mbere mu kureba iyi nzu. Rwanda Real Estate in the world.